myaka mike ishize isi yagize impinduka zidasanzwe mu iterambere ry'ubwenge bukorano artificial intelligence, bituma habaho ibikoresho bishya bikoresha AI bifasha abantu mu mirimo yabo itandukanye ya buri munsi, irimo nk'imyigire n'imyigishirize kandi ku buryo bugezweho, ubucuruzi n'imibanire yabo n'abandi muri rusange. Muri ibyo bikoresho ChatGPT ni kimwe mu bikunzwe cyane ku isi, ikaba iyoborwa n'ikigo cyo muri Amerika cyitwa OpenAI. Nubwo abantu rero babona imikoreshereze yayo nk'iyoroheje kandi ishimishije, hari impamvu nyinshi zituma tugomba kuyumva neza, cyane cyane ku bijyanye n'ubwirinzi bw'amakuru y'abayikoresha. Nkwifurije kugira ibihe byiza aho uri hose wowe dukomeje kubana muri iki kiganiro. Kora subscribe uraba uteye inkunga iki kiganiro. Naho njye wakiguteguriye nkaba ngiye no kukikugezaho nitwa Roger Twize. ChatGPT ni porogaramu ikoresha ubwenge bw'ubukorano AI powered chatbot. Ishobora kuganira n'umuntu mu buryo bumeze nk'aho ari umuntu mugenzi we bari kuvugana. Iyo porogaramu ishingiye ku bwenge bwitwa GPT, Generative Pre-trained Transformer, bwatangijwe na OpenAI. Ijambo GPT risobanura uburyo iyi AI iba yaratojwe ku bwinshi bw'amagambo n'ibitekerezo bivuye mu nyandiko zitandukanye kugira ngo izabashe gusubiza ibibazo no kuganira n'uyigana wese. OpenAI yashinzwe mu mwaka wa 2015 na bamwe mu banyabwenge n'abashoramari barimo nka Elon Musk, Sam Altman n'abandi bafite intego yo guteza imbere ubwenge bw'ubukorano budashyira ubuzima bw'abantu mu kaga. ChatGPT yatangijwe ku mugaragaro mu Gushyingo kwa 2022 ubwo hasohokaga ChatGPT 3.5, nyuma ikurikirwa na ChatGPT 4 ivuguruye muri 2023. Iyi serivisi itangirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko ikoreshwa n'abantu bo hirya no hino ku isi binyuze kuri murandasi hifashishijwe za mudasobwa cyangwa telefone ngendanwa zigezweho smartphones. ChatGPT itanga ibisubizo ku bibazo bitandukanye, yaba iby'ubumenyi rusange, ubuvanganzo, ubuvuzi, amategeko n'ibindi. Ifasha mu kwandika inyandiko zirimo nka raporo z'akazi, koherezanya email, gutegura imishinga migari n'iciriritse n'ibindi byinshi bitandukanye. Itanga ubusobanuro burimo nk'uko wagena gahunda zawe z'umunsi, gutanga inama zo mu bucuruzi cyangwa imibanire n'ibindi byinshi. Ikoreshwa na bamwe mu banyamakuru, abanyeshuri, abarimu, abashakashatsi, abahanzi n'abandi bantu benshi mu kazi kabo ka buri munsi. Ushobora kwibaza ngo ese amakuru uganira na ChatGPT aba arinzwe? Iki ni ikibazo gikomeye kandi gikwiye gusobanurwa neza. Umuyobozi wa OpenAI igenzura ChatGPT, Sam Altman, yaburiye abantu baganiriza iri koranabuhanga amabanga yabo yuko ashobora kugezwa mu nkiko. Mu kiganiro This Past Weekend podcast, Altman yavuze ko ChatGPT idafite ubushobozi bwo kurinda amakuru nubwo ikoreshwa n'abatari bake barimo n'abana benshi bayifata nk'umujyanama. Altman yakomeje avuga ko abantu badakwiriye kwitega ko ibiganiro bagirana na ChatGPT birinzwe kuko kugeza ubu nta tegeko rihamye ribigenga.
yanavuze ko abantu bakwiye kwitondera ibyo basangiza AI kuko bishobora kubagiraho ingaruka bitewe n'uburemere bwabyo. Yagize ati niba uganiriye na ChatGPT ku bintu bikomeye cyane hanyuma hakagira ikibazo cyawe kijyanwa mu nkiko, dushobora gusabwa gutanga ibyo biganiro kandi njye numva ibyo bidakwiye na gato. OpenAI ivuga ko ibiganiro by'abakoresha serivisi y'ubuntu free tier kuri ChatGPT isibwa nyuma y'iminsi 30, ariko ko hari igihe bimwe muri byo bikomeza kubikwa bitewe n'impamvu z'umutekano cyangwa amategeko. Altman atanze uyu muburo nyuma y'aho The New York Times ireze OpenAI mu kwigisha ChatGPT uko ikwiye gukora, berekana uko ikoresha inkuru zabo nta biganiro byabayeho hagati y'impande zombi. Mu gihe amategeko y'igihugu runaka cyangwa urukiko rusabye amakuru ajyanye n'imikoreshereze ya ChatGPT yawe, OpenAI ishobora kuyatanga mu buryo bwemewe n'amategeko, cyane cyane iyo bifitanye isano n'ibyaha birimo ubugizi bwa nabi cyangwa guhungabanya umutekano. Hari impungenge zagiye zigaragazwa ko iyo uganiriye ngo na ChatGPT amakuru yawe ashobora kugurishwa cyangwa gutangirwa ubuntu, ariko ibi si byo. OpenAI igengwa n'amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe urukiko rusabye amakuru ku mpamvu zemewe nko gukurikirana ibyaha, rushobora gusaba OpenAI gutanga amwe mu makuru yawe, ariko ntibiba bihutiweho, ahubwo bisaba urwego rwa legal process rujyanye n'iby'amategeko yemera. Nta muntu ku giti cye ushobora kwinjira mu biganiro byawe atabifitiye uburenganzira. Dore zimwe mu nama nakugira rero ku mikoreshereze ya ChatGPT. Ntugasangize amakuru yawe yihariye ChatGPT, nk'amazina yawe, nimero ya konti ya banki yawe, password zawe cyangwa nimero ya telefone yawe n'ibindi. Hitamo disable chat history mu gihe ushaka ko ibyo uganira bitabikwa na OpenAI. Soma privacy policy y'iyo porogaramu ukoresha kandi uhitemo neza ibyo wemera. Koresha ChatGPT nk'igikoresho kigufasha, si umujyanama wihariye w'amabanga yawe. Nubwo ChatGPT ari igikoresho gikomeye kandi cy'ingirakamaro, ni ngombwa ko tuyikoresha dutekereje kabiri ku buzima bwacu bwite no ku mategeko agenga ikoranabuhanga. Abantu bagomba kumenya ko nk'uko telefone zacu, ama-email n'ibindi dukoresha kuri murandasi bifite amategeko abigenga, n'iyi porogaramu nayo ifite uko ikoreshwa mu buryo burengera abaguzi, ariko bugengwa n'amategeko mpuzamahanga. Gutinya rero ko ibyo wanditse bizajya ku karubanda si byo bikwiye gusa, ahubwo ukeneye no kumenya aho uburenganzira bwawe bugarukira. Mbifurije impagarike n'ubugingo mwe twabanye muri iki kiganiro. Naho imigisha mukomora ku Uwiteka igimbisha inkota z'abanzi banyu. Amazina yanjye ni Roger Twiz. Naho ubutaha, tanga igitekerezo cyawe hasi muri comment. Wibuke gukora subscribe kugira ngo ujye ubonera ku gihe ibiganiro byacu.